Sony Pictures Entertainment Company in the One Video Library. Yes, there. Faster Pictures. Nabategwe bagenzi dutanye umugabo muri gereza. Kigabuka cyakabaye muri gereza cyareba gundi muntu gifite agafoto kamwe cyari cyarasaguye. Umuntu cyora mureba gacane. Kigakura gakudi. Bazarenya kuri bamwita The Rock. Umaye yumvise bahageza amaboko abanza kuyamanika. Umwana yamanitse twinjire. Kandi agomba kuba areba hirya. Basaga n'abamutinyi. Kugira ngo asohoke amaboko nukubanza kuyasura amapingu bakayaterera hakuno. Yakoze sha. Gakoze. Ko bamwise umushoferi dore wo kacwawo. Bagakanuzi ko kafatanya muri baramujyanye. Rock up from one rock up. No way you. See you out there. Yeah. Bani muzaruka rano rwa turyo. Mugabo shani mukuru bakuri bwabo bwarakuze buhora ugakubitana na Oscar akakubwira ngo mfite imyaka 5 ariko ndacyakura. Kuko abarebye abandi baresha nk'abo bangana nk'abo. Musore muto uba mwiza iyo uri muri gereza. Day 1 munsi wa mbere. Umba magambo wararashwe musore muto but you survived bakurashe mu muto ntabwo bigarukiraho ujya kuzanwa hano twasoga nabagukuye mwijima amasaha yamutindiye ngo asohoke bamubwira ibyo tutumva ntawe ntabyo yumvaga yireberaga ku isaha nasohoke gusa where is the exit niyo basohokera wiki baje kumufunga kubera guhemuka bavuye muri gereza barakwereka maximum penitentiary gereza irinzwe cyane dore ukuntu urugabo rungana show uziko wajya ngo nikabavuwe zimwe z'inzungu umusore ko yagasohotse n'amapingu aracyamuriho apolisi ntabwo bemera ko agenda nta pingu uri muri ko baramuzi cyane hanze dore nguriya yanze ko n'imodoka imucyura ngo umugezi wabo where is the exit filime yiswende faster wirukanga cyangwa se wihuta ubanguka faster ako shaho kigabuka cyakabaye muri gereza cyareba gundi muntu gifite agafoto kamwe cyari cyarasaguye umuntu cyora mureba gacane Meswe faster arongera aratwara nukubanguka muri meswe ubangutse ngicyo mu muhanda ko cyagati hari icyo kije kure cyarwaye hamuka Dani nyewe bakije ni muri office bunda baya mu mutwe na bintu byinshi kamera yamurebaga ntacyo bimbwiye ongera asubirayo arasa n'uwavuye muri gereza bamutumye mugihe bambwiye kujya kubana neza n'abantu arasa n'uwavuye bamutumye barangije gupima umugabo muri aho yakoreraga muri office yamusa nta rindi jambo yongeyeho acaho Ibangu. Yewe, nagukodesheje shi wa musenzi. Ngwino urebane n'uyu mugabo. Umva we bodyguard wanje nakuri gasura nuramukubizanye. Doruruje ya. Je. Cyamutunze neza ku kaboko kumva afite ibintu by'ibisinyari kigira mu bwo. Mwana Dani baramuvuza ndamuzi. Boss, uyu muntu arwana nk'umuzima. Wapi nabo nyarwana n'imizi mu gico. Boss cyaramuterera nkigori. Karukano wakigori karu. Filimira. Police iri mwiperereza uyu mwicanyi. Kuki yaje agaca mu bantu bose akicuye gusa. Yeah. Peace away. Killer. Iwe n'umwicanyi. Kagabo kariyano nagakire. Bamurangira umuntu uri muri Los Angeles ngo hari umwicanyi ugiye kujya kumureba. Aho agomba kujya kwica umwicanyi hakiri kare. Umwicanyi ni wundi wavuye muri gereza. Sasa batumye umwicanyi. Bamwohereza nabwo kuri Bluetooth bamwereza ifoto ya wa mwicanyi. Iki kabagiye guhiga shawo. Ku rusasu cyagiye kuri. Gifitaga kanudo. Batumye uruzingo. Mbese ni nko gutuma bwoye utujya guhura na yanga. Cyangwa zikari. Nabicanye ebyiri cyarimo. Mureko kuno filime iryoshye mwari mwabibona he nyuma yuko biba banki baragiye bageze wabo mu rugo nabo bibwa n'ikindi gikipe cy'amabandi uwo musore agashya amaze kwakira telefoni bambwiye ko atarimo kwica ngo kubera amafaranga nta mafaranga arimo guhabwa byo bimenyesha iki nta ubizi gusa afite kimenyetso kuri we kumbe dore nguyu wo uyu muntu bamwice mushuta bamwishe bose menya arimo bari ku tonde simbizi undebere Tumujinya yakuye muri gereza baramubwiye ngo ajye kubana n'abantu neza bamwiciye mushuti bica inshuti ze zose nubwo bari abajura ariko bandi bajura nibo babitwe yaragahaye yaraso yiturwe ndi bastard munzira agenda ko mumwongereza inyuma ye darabaga kirame mbe masasu ramikini yari nagusubira inyuma nikihebewe rangije arasoka hanze ari umwongereza umutegereje shatse umugabo w'umukara nari baramubura mani there ageze ahandi hantu Ngiye kurangiza ikirego nicyo cyanyuma I'm gonna finish this case and your last case nicyo kirego cyanyuma ndakwingusi bada ndakwinginze we n'umwana jo tampuri Nko manu ushaka kuvuga jo tamanyeto byose si ibyuma bikoresha filime jo tampuri Mwakiza usena bafre kwa mpuri zitagira bafre nayo kuzimazima Hakuno kumbe wamwicanye mu nzira ya agenda afite list ya buri muntu wese wamuhemukiye Yo man yo yes yo amaniga Kibona nicyo cyafashize usibaze kiro ikata n'umucyumu baby iri joro ageze hanze itamagara kandi yarakupa
namenye nihari ninde utahiwe somebody there, something is happening. Hari kirimo kuba we. Kumbe wa Mwongereza afite ikibazo cy'iki kigabo. Mwongereza yakoze ibintu byinshi cyane. Mwongereza arimo arisubiramo mu mateka agasanga uriya mugabo atari wakamunaniye. Mwongereza arireba kera yararwaye imbasa baramubaga. Yabeshyaga abantu ko bamurase kugura mu gikomando kumva ari imbasa. Nibagapfe kubabeshya nayo ubwire gicumbu tizamura akaguru turebe. Tunze neza arababazwa n'ukuntu uriya mugabo yamunaniye. Icanye nawe aragenda baba ingerere baragenda buhoro buhoro basa n'abarangirayo. Nawe yafashe safari yagiye kure cyane menya bahazi nawe agiye kwerekera. Kuko abagica bari kuri list. Biva muri mibirarane. Baratwara imodoka ntaryama umugabo menye wagenga ibitotsi babimubaragiye aragiye babimubagamo. Muzehe nawe kirego uyu munsi kigomba kurangira cyangwa se iminsi ngahe akaza akajya mu rugo agatuza akabana na madame. Umwongereza nawe nicyo gihe cyanyuma agomba kugurangiza ikirego akavuga ati uyu mugabo ndamurangije. Igihe kirimo kirabarengana yuko yagatwaye imodoka kongereza karamupimye wa mugabo mwibuke yagapimye mbere yanga kwica yipimira ipine kwereka ko byose bishoboka. Kumbe wa mushuti we yitaga umuvandimwe hano niho yakuriye hey sasa ari where is the old man yarapfuye. Yabakundaga cyane ntabwo yashoboraga kubagambanira kandi uko niko kuri mwavuye kwiba nari mbitswe umugabo wanjye ari umujura bamukasije ijosi aho yankeneye cyane. Rwose mwana wahugiye bamuhaye ngiye kubaha urabahiki ibipfunyika P5 ku munsi wa gatanu avuye muri gereza. Umugabo ntaryama, the man that never sleeps, ntajya aryama. Ageze mu nzira arimo kugenda aho yerekera arahaza tangira kumva kuri radio Imana ni igitangaza. Imana iragenda ikagukura mu rwango. Hari pastor urimo kwigisha hanyuma iyo bamaze kuva mu rwango ruba rwaratewe n'inzangano. Imana ikawugira gutya ikagufata ku kaboko ubwo Yesu ahita kugira imbata ye ukava mu nkoko z'isi. Pastor maravuga utanga ijambo kuri radio ndakubwiye ni hatari cyane uhita imbata ya Yesu. Imba mu polisi ari hakuni kirego bakimereye nabi asubiye muri church umwongereza aramucungira hafi killer mwicanyi. Ndaburi aduteje ibyago by'urupfu rurakokama n'umwicanyi mujya muva ku bantu. Yesu ari kwaraza ati ntinze haleluya amen amen aravuga rwose aravuga pastor we batazi Imana yikangamo abona inkoko hari inkoko yinjiye inkoko n'imbata birazirana tugende mwecire hanze namwe Kristo ndeba uko bakavuye byibuze ni bugeno kunyica banza wishake mu mutima kugiye kumbabarira mpe mvuga nti wambabarira byose birarangiye wikomeza kunganiriza yewe yaratejuru pastor arapfa tekereza bapimye mu kirere cya pastor ase niwe mu rusengero Imana udufashe twese tubinama bas the Englishman narwanga gufitiye ntabwo kwica niyo mu ndaro ufite cyagese kumwongereza mufatiye imbunda n'umupolisi yahaje. God is the answer. Pastor afite amamodoka menshi shaho tena bisi y'urusengero abakristo ni bari Nyakariro abakura yuko hey ni gute Imana ariko hey ntabwo izatuma abakiranutsi bicwa n'inzara. Bunda ya hafa itasatire po uyu mupolisi yari yaje ko umupolisi agoye imbunda nawe yayitunze umwicanyi ngaho yitoragura ingwa y'amahirwe nta mpamvu ituma agiye nkura damu we wari madamu wari umudamu w'inshuti ye niwambuje kumbwira ibya banki ari infoma wanjye ambwira iby'amafaranga bari ibye nuko bayabitse ndavuga ni nanjye nkayakokora nagiye nyakurayo none urabishura bamaze cyane bibaho. Mwongereza yiciraho ariko kazi bava mu rusengero rwa pasiteri Tent Revival urusengero rwitwa Tent Revival. Aho se ubundi kukiwanyatsa akazi ukasaba $1 rimwe nashatse kubona ko nakorera $1 kabone nubwo ryaba rimwe mpanganye nawe ariko yajyane ko sigiye umwishe rwose cyaramutonetse shaho cyaramutonetse nako kiramunosha yagiye kugera hano cyangwa mugenzi we bamutonetse baramunosha maraso ni menshi cyane yaryamyemo yikombe mugenzi we rya mugenzi we yari yarivanye wabo ngo wagiye kurikingura yahoreye mushuti we kuva avuye muri gereza bose arabarangiza babikoze. Mushuti we wiyitaga umuvandimwe ga filime nuko kagenza kitwaga Fast umukinnyi yari wa wundi The Rock wagukiniraga kace kera yagukinaga filime kandi kitwa The Rundown agukina kitwa Walking Tall yari yagarutse muri Imana ni igitangaza haleluya bibuke yazuye Lazaro amaze iminsi 6 mu gituro. Alexander Gerald niwe urimo kuvuga ubutumwa yabaye pastor yaramwiciye umuntu ngire ngahari ga filime nuko kagenza kitwaga Fast umukinnyi yari wa wundi The Rock wagukiniraga kace kera yagukinaga filime kandi kitwa The Rundown agukina kitwa Walking Tall yari yagarutse muri